reba bibi reba hano bite muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nyagasana akomeze kubandindira ndabakunda cyane vuga ngo ndabakunda cyane bibi 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 uyu munsi nifuje gukora amandazi egumana bibi amandazi ariko ntabwo ari ya mandazi basukuma ari ayo gusukuma nge ntabwo nzi kuyakora ni amandazi asanzwe ushobora gukora mu rugo mukayarya utiriwe ujya kuyagura ikindi uba wizeye isuku yayo uba ushobora kuba washyiramo amagi wifuza kuko hari amandazi tugura babeshya ngo harimo amanyarwanda ndaje mbereka ukuntu babikora rimwe na rimwe batubeshye ngo harimo amanyarwanda ubutaha nzakora ayandi arimo amanyarwanda cyangwa se wenda wowe uzakoresha amanyarwanda nushaka kuyakora wose ayakora yego sheri ushaka kuyakora ugakoresha amanyarwanda akaba asa neza cyane ariko njye nta banyarwanda nari mfite kandi nayo ndashaka ko riza kuba risa umuhondo bishyiraho ngaho ndashaka ko riza kuba risa umuhondo ndaje mu kanya mbereka ibintu byose nkoresha ubundi dukomeze na gahunda ikindi hari n'ibiryo by'abana twari dutetse ntabwo nabashije kubereka ukuntu twagiye tubitegura akantu ku kandi harimo ikirayi karoti n'inyanya n'ifi nayibonye ko birimo birabira mu kanya turabisya ndaza kubereka akantu ku kandi ukuntu biba bimeze uvuga ngo bite uhita ugenda sibyo uvuga ugiye hagarara hano reba hano ndeba Mikael egoko bite ego bite ndeba Mikael ninde ni wowe ni wowe witwa gutyo yego Mikael ni njyewe uri kuguhamagara ni njyewe bite icara hano duteke nukubagana ndahita nkujyana sibyo bimeze gute bite muvure ryama hano ngiye mubere mugabasha ryama igera inyuma hariya mwakwegama ushobora gutya wegama nuko ndekora buretse sheri yego iri munsi uragiyeme uzishyiraho cyangwa uzishyire mu ntara bifate ni njyewe wakwizaniye sibyo hano sirimo uretse sheri yewe Mikael aransajije ni njyewe wakuzanye akira kano n'umunyu ngiye gukoresha amata n'amavuta
amavuta wakoresha ayo ari yo yose. Ikindi ndakoresha ino misemburo uko ari ibiri, pakimaya na capamandazi. Ndabizi ko hari abenshi bakoresha iyi ngiyi gusa, ariko uzabivange uzambwira uko bimeze, ariko ugenda ushyiramo duke duke. N'indimu, hano harimo ifarini, iyi ni food color y'umuhondo n'umunyu. Nibagiwe kuzana isukari ariko nayo ndaje nyizana. Umunyu n'isukari, umunyu ushyiramo gake cyane, isukari akaba ariyo yumvikana, ariko iyo bivanze uba wumva harimo akantu kameze neza. Ubwo rero ubundi amagi nari kuyavangira hamwe n'ifarini, ariko kubera nshaka gushyiramo food color kugira ngo nuburire abantu bari hano mu rugo batambonye ndi kuyateka bagire ngo arasa umuhondo. Nanjye ubutubuzi ndabukoze, niyo mpamvu ndi bubanze kuyavangira ku ruhande kugira ngo mbone ukuntu nyishyiramo. Mikael, bite reba ukuntu wicaye, bite. Amagi wakoresha ayo ushaka bitewe n'uburyo ukundamo amagi. Ikindi ngiye gukora amandazi make cyane, na food color ndashyira mu gake kuno kangana. Bite nguhe yego. Nawe arimo bite, urimo wagataye. Murabona ko amagi abaye umuhondo agira n'amanyarwanda. Ubwo twagiye, banze nanga umwana ubundi dukore nta guhagarara. Vuga bye, vuga bye. Sana duteke, shyira hano rwinshi. Twagiye, hamagara Kami ari he? Muhamagare Kami. Vuga Kami. Bite ego. Hagira umuntu uza gutwara Mikael. Jose, bye. Ngiye kubanza nkate ifi yo gushyira mu biryo by'abana. Ifi duha abana tuyigura nyine yaje uwo munsi, twe twaba twayibahaho nka kabiri. Hari n'igihe iyo binkundiye nkabona intoya mpita nteka ako kanya ikarangira
rwose ariyo mfata bigahita birangira, ntiriwe njya gufata ibintu bijya kumara igihe n'igihe. Usibye guhita mbishyiramo nta kandi kazi iri butange. Urabona ko ifi nshyizemo atari nyinshi, harabura gatoya mu kanya rero ubwo umuntu akaba ayikuyeho. Mu gihe byo bitaraboneka ngiye kuba mvanga ifarini, ngiye kuyibika. Izi ga sinakomeza kuzikoresha kubera zagiyeho ifi kandi ibintu ngiye gukora nta hantu bihuriye n'ifi. Bita nzikuramo afata izindi. Birasa neza pe, ngo nanjye aribyo narya. Mukanya tubikure iki boro ubu ndacyita nk'ipanu, nicyo ndi butekemo amandazi. Iki kiragufasha ukayashyiriramo icyarimwe iyo atari menshi. Ikindi ngewe ntabwo nkoresha nyine amavuta make, kuko amavuta y'amandazi nta kindi kintu umuntu yayakoresha. Urumva abahumuramo amandazi ntiwajya kuyateka mu biryo, wajya ugira ngo uri kurya ibiryo bivanze n'amabenye. Ibiryo rero birabura gatoya ubundi tukabisya, naha mu kanya nabyo ukizemo hano. Twagiye sasa rero, ntabwo ko ari isafuriya ari isorori, ni imberabyombi niyo ngiye kuvangiramo. Sindi bukore nyinshi nk'uko nabibabwiye, nta bakiriya bahari bo kuyarya ngo mbe nabakorera menshi. Sinkabije we, nongereho gake. Nshaka guteka ayo barya uyu munsi gusa akahita ashira. Turimo kugabanya ibiro, impamvu yo gufata ibintu birimo ifarini cyane. Kabite meze neza, abantu mushaka kuzareba kandi nzamubereka. Kumeze nk'umuntu wari wasinziriye. Uri kubabara? Ndambura zana ndebe. Pole chérie, sibyo? Yarakwibagiwe. Ngaho ihangane sibyo? Umwana wangwishirije umwana wanjye nawe rero. Urabona ari gutuma umukobwa wanjye akora ibizamini atishimye. Abana bagira ibintu mutamenya pe. Ngo yaramubonye ari kwirukanka, arangije aramutega ku bushake aragwa. Mumbwire. Ese iyo mikino aba ari bwoko iki kwera? Ndashyiramo ikiyiko kimwe cya copamandazi. Kumwe na pakimaya ariko ntibimeze. Iyo ikiri nzima uba wumva imeze nk'ibuye, wafungura akahita koroha. Ibi birangije akazi kabyo.
Ikindi ushobora gutobesha amata gusa cyangwa se ukanakoresha n'amazi. Ibintu ngiye gukora muzabigerageze mu bantu musanzwe muteka aya mandazi. Uzambwira impinduka uzumva hagati y'amandazi wajya gukora n'aya ngaya. Umunyu ngiye gushyiramo sinzi mberekere ukuntu ungana, ni muke pe, cyangwa ushyire ku kiyiko nibwo ugaragara fresh. Ni muke. Uyu munyu rero uzanamo akantu kameze neza. Ikindi nari gushyiramo ibishishwa by'indimu, ariko indimu mfite ntabwo ishimishije ku buryo nyine ibishishwa byayo byo nakoresha. Ngiye gukoresha umutobe wayo. Ikindi nshyiramo n'isukari. Isukari nanone ntabwo dukunda nyinshi cyane. Ibiyiko 3 bine. Kame, meze neza se usibye aho ngaho waguye? Biri kukurya? Ndaje ngushakira umuti sibyo? Ku ishuri bari bagiye kuguha ikinini? Nusubirayo? Okay. Aya ni amata sasa rero. Kiriya kigabanya uburibwe. Udakoresheje amata gusa ushobora no kuba wavangisha n'amazi y'akazuyazi. Ugashyiramo amata ukanashyiramo amazi y'akazuyazi. Wampaye se amata? Niba harya nyashyize muri firigo. Nshyizemo na ya magi. Ya magi y'amafeke ngo ni amanusi, ngo ni amanyarwanda. Nakoze. Uyu munsi mwakoze iki? Nimusubirayo murakora iki? English se wayitsinze? Cyangwa byari bikomeye? Byari byoroshye. Ukuntu intoki zanjye zimaze gusa, ndi kwibaza nimba ari njye uri burebe biriya biryo. Kandi ba nyirabyo nabo inzara yabagezemo, si muri kubumva barira. Jose, agira uza muri mwebwe arebe bino biryo. Igipondo ntabwo kigomba kuba gifashe cyane. Gutya. Byahiye. Ngaho zimya kanze tubigire. Bishyire muri blender. Hari ubwo arimo, we ntumushyiremo ya. Ndetse mwereke guteruraho. Nabibonye. Iyo warurase uri hariya, ujye umureka.
sibyo mubanze mwese mukire gripe imeze nabi. Shaka nongeremo ifarini nkeya kabisa. Nabonye wayisize. Fanta iri he? Aho wayisize nanjye nyibonye nonaha. Iri mu kabati. Kate, ngwino biterekeho ndahita mbisya. Ntago mbizi sheri. Ibiryo murabona ukuntu bisa fresh. Ngiye kubisya nihanganira urusaku. Akamami aka kaboro wishere. Inde yamubwiye? Ibintu Dadi yamubwiye? Okay. Ibintu bisa neza. Ngiye kongera mbishyire rimwe kugira ngo byibura n'akantu gasigayemo gashira. Byarangiye. Bose si bari maso? Akahe? Ibi biryo umwana umwe arabirya akabimara. Ubu hano hagiye kubanza harye babiri, ibindi birakurikiraho nyuma. None ngiye gukora indimu.
pole. Kaba ry'imbabarire. Ese ka ko hari abantu bajya bareba kuri YouTube bakambwira ngo nzabereke umwana wanjye yitwa Kami, uzabyemera? Yego. Uzavuga? Yego. Ntabwo uzaza n'isoni. Okay, emba ubyemeye urakoze. Dore ndimo nkoresheje ni nkeya, nagomba gukoresha ibishishwa nicyo nifuzaga, ariko byanyangiye muri kubona iriya ndimo irasa umuhondo, irahishije bya hatari. Hano nsigaje gushyiramo ikintu kimwe, ndi gukoresha uko nshoboye ngo nabikubitanya ngo bikoborane, ariko hari ubwo biri kuncika. Ikindi rero umumaro wo gushyiramo aya mavuta muri aya mandazi bituma yoroha. Hari ukuntu nubwo ubona igipondo cyoroshye ariko hari ukuntu yateka hatarimo amavuta akaza gukomera ku buryo uyarya ukagira ngo amaze iminsi kandi ari ay'ako kanya. Amavuta nayo ni makeya. Kwiga guteka rero haba harimo no guhima inda yawe pe. Uri gushaka amandazi cyangwa ikindi kintu nyine tujya kugura mu ma alimentation cyangwa muri boutique, wowe utabasha kucyikorera. Ubu ndashaka kwiga gukoresha ifuru cyane, kuko nimba hari ibintu nize gakeya kandi na nyuma yaho sinkomeze kubikoresha ni ifuru. Ibi rero byarangiye, ikintu ubu ngiye gukora ngiye gushyushya ikarayi, ubundi dushyiremo amavuta, dutangire dushyiremo amandazi yacu ya kalimati. Nimara kumuka ndahita nshyiramo amavuta dukomerezeho kuko ibindi byarangiye. Ikindi biba byiza aya mandazi iyo yatekeye ku muriro mukeya ni buke neza. Ikindi iyo ufite igikarito biragufasha kugira ngo uyashyiremo, nyine igikarito kita kinywa ayo mavuta. Nashyizemo amavuta niba ari agake. Ni byiza nyine gukoresha ku mandazi amavuta mashyashya utatetsemo ibindi bintu. Ikindi amavuta atetsemo amandazi nta n'ikindi kintu nayo wayatekamo, murabyumva, bari bundazi bubenye, nta kindi kintu washyiramo. Aka kantu rero nambaye, aka kabluze mubona nambaye siko kitwa, nakaguze na Louise wa Mingazi. Ukambe nandurura, urabona hano habaye muri kare. Aka kajag umuntu uri bugakunde nakaguze niba ari 1500 mu Bashinwa. Ubonye ko kajyamo amata bigasa neza, noneho ashyushye, hari ubuki, ufite n'ukuntu wicaye wenyine uri kwihakeya, ukaba wakwitekerezaho urimo urakamweramo, byaba byiza. Ikindi uyu musemburo wanjye
ndaje gushaka scotch ngo ushyireho nimbona akanya. Iyi ndimu nayo ndayikoresha nijoro ngiye gukora agasalade k'umugosi wanjye. Iyi firigo irasa nk'itishe abaturanyi, niyo mpamvu mutayibonye. Ngaho irya vuba wihangane ko warwaye ugende ku ishuri, sibyo? Nutaha urasanga nakuguriye umuti. Ni byiza guteka uri kunywa amazi. Ni ukuri kw'Imana, kunywa amazi ni ibya mbere, noneho uri ku muriro. Ni byiza, amazi ni ubuzima, noneho kuyanywa nimugoroba ho biba ari byiza cyane kurushaho. Impamvu ngiye gukora gutya, ntabwo nshaka kwiyuzuzaho intuzi farini. Ikindi, hari abantu bajya gukora aya mandazi ngo bakabanza ngo kuyapfundikira ngo iminota 3. Biriya bintu ngiye sindabikora ngo menye ikintu bimara. Umuntu ubizi yaza kutubwira. Simuri kubona igipondo ari gikeya ariko haravamo menshi. Hari akaboro umuntu akoresha ahindura amandazi, ntako mfite kubera kuyateka gakeya rwose sinigeze ntekereza kukagura. Ariko mu bintu nkeneye nako karimo. Ubishoboye wakoresha buno buryo ndi gukoresha pe, butuma nyine wumva ari byiza ukuntu umwanya kujya kuyarura utagiye kugenda ngo ukarabe intoki wisondeke ngo uzikarabe wihuta, kubera ko ubona wenda nutinda ari bushirire. Ariko gutya ntabwo byakubuza gukomeza. Pole kame, pole pole, sibyo? Ndebere nanjye bimbayeho nyine, simubibonye. Ibyo narindi kuvuga bise biba rimwe rihise rishirira. Ko rishyushye ndo. Pole, rirasa neza. It's fresh. Kaya kanze nguhe, sibyo? Ese kami numujyana ubabwire bamuhe ibuprofen ku ishuri. Hano nayo nari mfite
yabimuhe kuko nazo mfite tugiye kuzimuha twamukereza. Amata cyangwa icyo ushaka wowe, si icyo ushaka niba umbwira akaba ari cyo nguha. Nuyisiga ndayinywa sibyo, nuyisiga ndayinywa, nuza uyibuka. Inywere sheri, ariko amasaha ari kugenda sibyo. Ngo Franco, nubona agasaha kavuyemo umbwire dusoze. Kubera ko ibi bintu ni byinshi ntabwo twabikorera ho mpaka ngo bizarangire. Amandazi amaze kugeramo ku nshuro ya 3, ahubwo sindi bubone n'ukuntu ndi buyabike kabisa. Mr. Urambonera igikaritora? Sinzi biriya bikarito birimo ntabwo byaba byizewe, cyangwa ambaraje nshyashya. Ambaraje nshyashya itari za zindi ziba zirimo ibintu bimeze nk'ibisima, noneho umuntu ayashyiremo, namara gukamuka turayashyira mu kindi kintu. Imeze nk'ikonje? Oya, ntabwo ikonje. Ntabwo ikintu gikonje kandi nzi ko bijya bikugwa nabi. Havamo menshi cyane, kandi ifarini nakoresheje nta nubwo inusu igeramo, ni nk'irobo irengaho. Havamo menshi, ahubwo kubera ko nturanye n'ikigo wazajya nyateka nkayagurisha abanyeshuri, kamwe nkakagurisha 20 cyangwa se ako senkani naba mbiri. Tubiri senkani. Ikibazo ikigo kiri aha ntabwo cyabemerera gusohoka ngo baze bigurira amandazi. Ibigo bya kera nibyo byemereraga abana, ukabona barasohotse bagiye ahantu hepfo y'ishuri. Ariko kubera benshi ubu ngubu ku ishuri saa 4 hari ikintu babaha, byaragabanyutse. Hari ibintu najyaga njya niga Rwamara byitwa kashikashi. Urayizi kashikashi? Yabaga ari ubunyobwa buri kumwe n'isukari, ariko bifatanye ukuntu wagira ngo harimo n'ubuki. Biryoshye byataye. Kaniki mubikire ngwino hano gira ikintu uvuga. Garaje oya wirebaye, gira ikintu uvuga nyine. Vuga. Iki ngaho genda iki irindaga kanze byari binyobeye, nibaje gahunda dufitanye. Kanze ngo ujye wasoje ibiryo. Umupira w'imbeho uri he? Kame uri hano? Wambare uze. Sisi tunapika vitu vya mabenye, vitu vya
Ukuri kw'Imana amandazi arasa neza. Reba ukuntu inyuma risa hano, reba imbere. Ni ubutamu. Amandazi ntabwo arashiramo, turacyatetse, igipondo kiracyarimo, ariko dore amaze kugeramo. Izi ngira ngo ni inshuro enye niba atari eshatu, kandi ndacyakomeje. Urumva rero nkomeje byaba birebire cyane, nkabarambira kandi sibyo nifuza. Niyo mpamvu rero nsoreje ahangaha. Umuntu ubona hari ikindi kintu ari bushyiremo amandazi akaryoha cyane kurusha ibyo ngewe nsanzwe nkoresha, aze kumbwira. N'uwagerageje kuvanga ibyo ngewe navanze, uwo atari byakoreshaga, nayateka azambwira ukuntu bimeze. Ikindi kuri iki kiganiro, muzanyandikire ibintu mwifuza ko nabatekera. Nanjye gutangira kwiga gukoresha ifuru cyane, nzabereka ku munsi nzatangiriraho kubyiga, ukurikiyeho noneho mbabwiye niba naranabimenye. Ubwo rero nanjye njye kurya amandazi n'iyi fanta kama nsigiye. Ubu ntabwo ndi burye ibiryo n'ubundi bari bateganyije guteka uyu munsi saa sita. Imana ibamere umugisha, ndabakunda. Imana ijye ikomeza ibamere amafaranga yo kugura amayinite, sibyo byo kureba ibiganiro byanjye. Imana namwe kandi ibamere n'amafaranga menshi yo gukemuza ibibazo byanyu mufite mu miryango yanyu cyangwa mwebwe ku giti cyanyu. Imana ihaze kwifuza kwanyu, ibamere byose byose ariko mwifuza, kandi ibahe n'umutima utuje n'ubuzima buzira uburwayi n'ibindi bibazo ibyo ari byo byose. Ndabakunda, mwakoze kunkurikira.